Nitwa Luc Eric Nduwimana, ndo umukozi wa ADP muri projet yitwa CHAPS. CHAPS mu majambo yose ni Community Health Assistance and Patient Support. Ni umushinga rero ukorera mu bintu bitandukanye, nk'uko twabibabwiye mu kiganiro giheze. Ubushize twari twababwiye yuko dukorera mu bijyanye n'impanuka, ariko reka uno munsi twibande ku gikorwa dukora mu bijyanye no gufasha urubyiruko n'abandi, harimo n'abakenyezi, abagore bagomba kuboneza urubyaro cyangwa abandi. Aha rero muri iki kigo dukorera ahazwi cyane nko mu kigo cy'urubyiruko benshi bazi mu mazina ya Dushishoze. Dufite aho dutangira ubufasha mu by'ubuzima, aho dufite umuganga wabyigiye abikora mu buryo bwa kijyamwuga, agafasha serivisi zitandukanye. Reka ahari tubabwire muri make ibyo akora, we arabyinjiramo nk'umuganga abibabwire. Dufasha urubyiruko mu kubabuza, mu kubigisha ingene bakwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda inda za hato na hato zitateganijwe. Tugafasha ndetse urubyiruko kumenya ubuzima bwabo, nk'uko tuba bafasha n'abandi. Turanafasha kugira ngo abagore cyangwa ubwo urubyiruko rw'abakobwa bamenye ibihe by'uburumbuke byabo n'igihe umuntu ashobora gusamiramo, bakigisha ndetse urubyiruko ibijyanye n'imyitwarire myiza kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza bw'ejo hazaza n'uno munsi. Reka ntavuze menshi, umuganga usanzwe ukora muri departement y'ubuzima abibasobanurire mu buryo bwimbitse. Murakoze. Nitwa Muteteri Jeanne, muri projet yitwa CHAPS. Ndi umuforomokazi. Icyo nshinzwe gufasha cyane cyane n'urubyiruko. Iyi gahunda yashyizweho kubera igihugu cyabonye urubyiruko rufite ibibazo byinshi nk'inda zitateganijwe, nk'ibiyobyabwenge. Barareba babona urubyiruko ruri kwangirika cyane, bashyiraho iyi gahunda. Icya mbere dukora, dufasha urubyiruko cyangwa n'abandi, tubagira inama, tubaha ubujyanama, tukanabapima virusi itera sida. Ikindi dukora, dutanga udukingirizo mu rwego rwo kwirinda sida cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi dukora, tuboneza urubyaro dukoresheje uburyo bwose. Hari ibinini, hari uburyo bwa kamere, hari uburyo bw'imisemburo, hari ibinini, hari udupira, hari inshinge. Uburyo bwose hano buratangwa. Ikindi dukora, ushobora kuba uri urubyiruko cyangwa utari n'urubyiruko ariko ugakora imibonano mpuzabitsina igutunguye ntubashe kwikingira, nyuma watekereza ugasanga wari uri mu gihe cy'uburumbuke. Utararenza iminsi 3 ushobora kuza hano tukaguha utunini tukurinda kuba wasama. Ikindi dukora, dupima umuvuduko w'amaraso. Hari urubyiruko rwinshi ruzi ko wenda umuvuduko w'amaraso ari uw'abantu bakuze. Oya, birashoboka ko n'urubyiruko rwawurwara. Mu rwego rwo kwirinda turagupima. Ikindi dupima isukari. Ikindi dupima umwijima wo mu bwoko bwa hepatite B na C. Ikindi dutanga serivisi yo gusiramura ku bahungu, ku basore cyangwa abagabo. Indi serivisi dutanga n'ubujyanama, cyangwa se tukasobanurira urubyiruko ubuzima bw'imyororokere. Ubwo rero ni muri urwo rwego rwo kugira ngo tubashishikarize mutugane kino kigo, tubahe serivisi nziza. Urubyiruko rutinya wenda ahantu gutegereza, hano birihuta, nta bantu benshi baba bahari, ni ibanga,
ni ukuri mutugane tubahe serivisi nziza kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu cyiza. Tugiye kurebera hamwe kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro wakwibaza ngo ni iki? Kuboneza urubyaro ni uburyo umukobwa cyangwa se umudamu akoresha kugira ngo abashe kubyara umubare w'abana ashoboye no mu gihe yifuje. Ni ukuvuga ngo urugero, ushobora kuba wenda ubona ubutunzi bwawe buzahaza abana 3, uzabyara 3 kuko ubona ari bushoboye, ari buzarihira amashuri ugashobora. Cyangwa se ukaba ubyara umwana ukavuga uti ndifuza kuzamukurikiza agize imyaka 3. Aho ngaho kugira ushyira intera hagati y'umwana n'undi uzaboneza urubyaro. Cyangwa ukaba uri urubyiruko uri kubona kwifata byarakunaniye ukavuga uti reka mboneze kugira ngo manze wenda nige, ninjya gushinga urugo nzabone mbyare. Kuboneza urubyaro rero ntabwo bivuze ngo ni uguhagarika urubyaro. Kuboneza urubyaro ni uburyo budufasha muri ibyo bintu bibiri: gushyira intera hagati y'umwana n'undi no kubyara wabiteganije. Reka turebere hamwe uburyo bwo kuboneza dukoresha mu kuboneza urubyaro hano mu Rwanda. Mu kuboneza urubyaro harimo uburyo bwa kamere, aribwo mu buryo bwa kamere harimo icya mbere harimo urunigi. Urunigi rero kugira urukoreshe bisaba kuba uzi ukwezi kwawe. Ushobora kuba uri urubyiruko uri aho utazi kwibarira ukwezi kwawe, watugana tukakwigisha kuko nabyo birafasha. Iyo utazi ukwezi kwawe nta nubwo umenya igihe cyawe cy'uburumbuke, byatuma biba impamvu yo kuba wasama utabiteganije. Urunigi bisaba kuba uzi ukwezi kwawe ukagenda wimura isaro. Nabwo muri detaye wazaza tukarukwigisha. Ubundi buryo bwa kabiri harimo uburyo bwo kureba ururenda. Bisaba ngo urebe ururenda igihe cy'uburumbuke. Ururenda rw'umukobwa cyangwa rw'umudamu ruba ari ururenda rukweduka, rudacika kandi rukeye. Ubwo rero bisaba ngo ubu usanzwe uzi ururenda mu minsi isanzwe ku buryo nugera mu gihe cy'uburumbuke uzamenya kurutandukanya ukamenya uti iki ni igihe cy'uburumbuke reka nifate. Ubundi buryo bwa kamere ni ukubara. Ukabara ukavuga uti ukwezi kwanjye kwatangiye. Bisaba ngo umenye ngo ese ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa gutangira ryari kurangira ryari. Ubwo niba ufite aka kalendari ukavuga uti ukwezi kwatangiye umunsi wa mbere w'imihango nibwo ukwezi kwa mbere nibwo ukwezi gutangira. Ukakaka iyo tariki ukayishyira mu kizeru, ukazabara ukareba kuri wa munsi w'uburumbuke ukaba wakwifata. Ubundi buryo ushobora gukoresha kureba ubushyuhe. Nabyo ni uburyo bisaba ngo ube uzi ubushyuhe wenda usanzwe ugira ku munsi w'uburumbuke haba hiyongeyeho nka 0.5. Ubundi buryo ni agakingirizo. Agakingirizo ko ni na keza cyane kuko kakurinda inshuro 2. Gashobora kukurinda gusama iyo nda utabiteganije, kaba kanakurinda kwandura izo ndwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari ak'abagore hari n'ak'abagabo. Tujye ku buryo noneho bufite imisemburo. Uburyo bufite imisemburo harimo agashinge. Udushinge natwo turi mu bwoko bubiri. Twose tumara ibyumweru 13. Ubwo randevu ukaza ku yindi randevu bakagutera kandi. Aho dutaniye ni uko kamwe ushobora kuza muganga akakwigisha uko witera, akaba yakaguha ukakajyana mu rugo ukazajya witera. Impamvu ashobora kukaguha kandi ntakaguhe nuko akoko umuti uba uri kumwe n'urushinge bivomye. Ntabwo bisaba wenda ngo uzajya kuvoma wenda ntumenyereye kuvoma bitume wenda uvoma nabi. Umuti uba uvomye none akakugisha uko witera gusa ukagenda ukitera. Niho gataniye nako kandi. Umusemburo urimo ni umwe. Ubundi buryo bw'imisemburo ni ibinini. Ibinini nabyo dufite biri mu moko abiri. Hari ibinini by'umusemburo umwe, hakaba n'ibinini by'imisemburo ibiri.
ibinini by'umusemburo umwe, harimo umusemburo umwe bita progesterone, hakaba n'ibinini by'imisemburo ibiri, harimo progesterone na estrogene. Ibyo binini wakwibaza ngo bitaniye, urabona imwe bifite amabara abiri aribyo by'imisemburo ibiri, iby'ibara rimwe ni iby'umusemburo umwe. Ahantu bitaniye, ibi by'umusemburo umwe bikoreshwa ku badamu bamaze kubyara batararenza amezi 6, ariko ibi ngibi ntabwo byemewe, ibi by'imisemburo ibiri ntabwo byemewe ku mudamu utararenza amezi 6. Ikindi, ibi by'imisemburo ibiri bibujijwe ku muntu ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ariko ibi by'umusemburo umwe biremewe ku bantu bose. Ubundi buryo bw'imisemburo, hari udupira natwo turi mu moko abiri, turi mu moko agera muri 3. Hari agapira k'imyaka 3, hakaba n'agapira, hari agapira k'imyaka 3 ariko haba harimo kano kamwe, ako k'imyaka 3, hakaba n'agapira k'imyaka 5 ariko kitwa jaderi, dushyira harimo utu tubiri. Hakaba noneho utu dupira twose ari ak'itatu cyangwa ak'itanu tubishyira mu kizigira cy'ukuboko. Hakaba n'akandi gapira n'ubundi bwoko bw'udupira dushyira muri nyababyeyi. Utwo dupira natwo turi mu bwoko bubiri, hari agafite imisemburo noneho kamara imyaka 5, hari n'akangaka kadafite imisemburo kamara imyaka 10, hagati y'10 na 12. Mu kuboneza urubyaro hari n'uburyo bwa burundu ku bagabo ndetse no ku bagore. Uburyo bwa burundu, hari abibaza ati se bigenda bite, ubwo umubiri urakomeza ugakora nk'ibisanzwe? Umubiri urakomeza ugakora nk'ibisanzwe, icyo bakora ni ukugenda bagafunga imiyoborantanga. Urumva niba bayifunze bakanaca intangangabo niza izagenda igiye guhura n'intangangore, isanga inzira irafunze, ibibura aho bihurira. Ariko ibindi, niba uri umugore imihango uzakomeza uyijyemo nk'ibisanzwe, niba uri umugabo uzakomeza akazi kawe nk'ibisanzwe, nta kizahinduka. Ntabwo ari ugukona nk'uko benshi babivuga. Murakoze, ni ubwo buryo dufite bwo gukoresha mu Rwanda. Murumva ko hari uburyo bwinshi kandi bwiza. Hari abadamu baboneza yakoresha uburyo bumwe cyangwa agahindura, bukamwanga cyangwa bukamugiraho impinduka, bwamugiraho impinduka akabavaho wenda akajya ku bwa kabiri, agahita acika intege, agahita avuga ati ngewe uburyo bwarananiye, ugasanga agiye kubyara abana adashoboye. Kandi urumva mu buryo 12 dufite, gerageza bwose ubuzenguruke, aho kugira ugiye kubyara abana udashoboye, kuko bifite ingaruka nyinshi, yenda turaza kuzivugaho mu kanya. Gerageza nimba uburyo bumwe bukunaniye uhindura ubundi. Birashoboka ko wafata uburyo bukakugiraho ingaruka bitewe n'umubiri wawe, bitewe n'amaraso yawe, kandi undi butamugizeho ingaruka. Ngiye mfite agapira k'3 karanyemeye, undi kamugeraho kakamwanga bitewe n'umubiri we. Hindura rero, wicika intege, ujye ku bundi buryo tubyara abana dushoboye kurera. Ikindi nabwira abadamu, hari abadamu benshi nk'ubu yamara kubyara ntaboneze, we ugasanga yiringiye ngo azaboneza ngo yakuriye umwana. Gukurira umwana yabonye imihango ya mbere ntabwo ari byo, kuko wakwibaza ngo gukurira imihango iza byagenze bite? Imihango kugirize igirira abanza rigashya. Urumva niba yabyaye aragenda mu rugo nta buryo afite bwo kuboneza, igi muri we rigende rikura rizagere ku munsi w'uburumbuke. Niriramuka rigeze ku munsi w'uburumbuke akahura n'umugabo cyangwa akabonana n'umugabo, ahazahita asama. Ariko nirigera ku munsi w'uburumbuke, igi ryahiye rigategereza intangangabo ntiriyibone, nibwo bya bindi byiteguye kuzarera umwana byo muri nyababyeyi ndetse na ryagi bizasohoka bikitwa imihango. Murumva rero ko kugira ngo imihango ibeho igirira abanza rigashya.
urumva umunsi ryahiye agahita ahura n'umugabo azahita asama, ari naho tumva ngo zanda zo ku kiriri, aho umudamu asama atarigeze abona imihango. Ubwo rero babyeyi namwe mujye muboneza kare, ntimuzajye murindira kubanza kubona imihango, kuko tubonye ko imihango iza ari uko igi ryategereje intangangabo rikayibura. Bifite akamaro ku mwana, bizatuma umwana yonka nibura iminsi 1000, ya minsi 1000 ayigire, ni ukuvuga yonke imyaka 2, kuko bizatuma wa mwana bimurinda indwara, bizatuma akura neza, bigabanye igwingira. Ikindi bifite akamaro ku mubyeyi, wa mubyeyi waboneje azakomera nawe abashe kwiyitaho, yiteza imbere, abone umwanya wo kwiteza imbere. Ndetse bifite akamaro no ku muryango wose muri rusange. Umva niba mwabyaye abana mushoboye kurera, muzanabarera neza, mubahe ibyo bashoboye, mubohereze mu mashuri bige neza, biteze imbere namwe, bityo mwiteze imbere, amahoro aboneke, kuko byagaragaye ko hari n'amakimbirane aba mu rugo biturutse ko wenda se babyaye abana benshi, hari n'abagabo bata ingo bitewe n'abana benshi, bityo urumva abana niba ari bake muzatera imbere mu buryo bw'ubukungu, muzabona amahoro mu rugo rwanyu, nanone bikagira akamaro ku gihugu muri rusange. Urumva niba mubyaye abana mushoboye, nta bana bo mu mihanda bazagaragara, ko hari abana bo mu mihanda ubaza bakakubwira ati twe twagiye mu muhanda kubera iwacu babyaye benshi ntibadushoboye, ba bana bata amashuri ntibazaboneka, ba bana bafite igwingira ntibazaboneka, bwaki ntibazaboneka. Urumva rero iyo igihugu gifashe amafaranga kikayashora muri ba bana wenda bafite igwingira, bari kubaha amata, bari kubaha ifu, aya mafaranga igihugu cyakayakoresheje ibindi, cyubaka amashuri, cyubaka imihanda. Ubwo rero murumva ko kuboneza urubyaro bifite akamaro muri rusange. Ku kijyanye n'ibiyobyabwenge, murazi yuko urubyiruko rwinshi abenshi muri ino minsi bagenda bata amashuri bakayataka, kandi ku mpamvu z'uko bagiye mu bintu by'ibigare, ugasanga banywa ibiyobyabwenge, banywa inzoga, banywa amatabi n'inzoga ndetse zitemewe n'amategeko. Ibyo rero birimo mu byo muri kino kigo dutangaho impuguro, ubujyanama, kugira ngo urubyiruko rugire amagara meza. Twagomba tunababwire kandi ko muri izi serivisi zose, haba izo muganga ababwiye zikorerwa muri kino kigo, haba ubujyanama dutanga, byose tubitangira ubuntu, nta kiguzi gisabwa. Murakoze. Hanyuma twababwira kandi yuko twababwira ko dukorera mu mujyi wa Huye, mu mudugudu wa Bukinanyana, akagari na ka Butare, umurenge wa Ngoma, mu karere ka Huye, mu kigo cy'urubyiruko kizwi mu izina rya Dushishoze. Niho muzadusanga, muhabwe serivisi zitandukanye kandi zinoze. Murakoze.